Icyaha cyo kurega undi umubeshyera giteganywa n'ingingo y'152 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wese urega undi mu bugenzacyaha, ku mushinjacyaha cyangwa se ku mucamanza kandi azi neza ko amubeshyera aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Uyu munsi turabagezaho ikiganiro kibanda ku kubeshyera undi mu butabera n'ingaruka zabyo mu rwego rw'amategeko ahana y'u Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ko muri iyi minsi ibyaha byo kurega undi umubeshyera no gutanga ubuhamya bw'ibinyoma biri kugenda bifata indi ntera. Ruburira ababyijandikamo ko bazakomeza gukurikiranwa. Icyaha cyo kurega undi umubeshyera giteganywa n'ingingo y'152 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wese urega undi mu bugenzacyaha, ku mushinjacyaha cyangwa ku mucamanza kandi azi neza ko amubeshyera aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iki cyaha cyo kubeshyera undi mu butabera gikunze kujyana n'ikindi cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibihimbano. Icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma no cyo giteganywa n'ingingo ya 255 aho ivuga ko umuntu wese utanga bigambiriye ubuhamya bw'ibinyoma mu nzego z'ubutabera aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko iyo ubuhamya bw'ibinyoma bwatanzwe mu rubanza rw'inshinjabyaha werwa yakatiwemo igifungo kirenga imyaka 5, uwamutanzeho ubuhamya bw'ibinyoma abigambiriye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Imibare yakusanyijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu gihe cy'imyaka 3 igaragaza ko rwakiriye ibirego 64 ku cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Mu mwaka umwe RIB yakiriye ibirego 20, umwaka wari wabanje rwari rwakiriye ibirego 23, umwaka wundi nawo hakirwa ibirego 21. Ku bijyanye n'icyaha cyo kurega undi umubeshyera muri iyo myaka 3 RIB yakiriye ibirego 86. Hashingiwe kuri iyi mibare bigaragara ko ubukana bw'ibi byaha bugenda burushaho gufata indi ntera mu muryango nyarwanda. Icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma RIB igaragaza ko hari igihe gikorerwa mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha cyangwa se mu rukiko. Mu kiganiro umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri yagiranye na kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda yavuze ko iki cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma kigaragara mu manza zitandukanye. Ati ibi byaha byo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma bikunze kugaragara cyane hagati y'abashakanye cyangwa se hagati y'abashaka imitungo, aho umwe usaba undi kuzemeza ibyo bumvikanyeho akajya kubihamya imbere y'urukiko kandi babeshya. Bikunze no kugaragara no mu birego by'imbonezamubano nk'izungura ku bashakanye, abashaka indonke, bigaragara kandi no mu bashaka kuzamurwa mu ntera mu kazi. Ibi byaha bijyana n'ikindi cyaha cyo gukora cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Yavuze ko hari nk'abantu ugenda usanga bakoresha inyandiko mpimbano bagaragaza ko ari abana b'umuntu runaka kugira ngo bazazungure. Icyo gihe icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma gihurira n'icyo gukoresha impapuro mpimbano. Icyaha cyeze mu bashaka kwikizanya, kubeshyerana kubera impamvu runaka. RIB igaragaza ko ishaka ko icyaha cyo kurega undi umubeshyera kigaragara cyane mu byiciro bitandukanye by'abanyarwanda, nk'aho umukobwa ashobora kubeshyera umuhungu bakundana ko yamusambanyije ku gahato. Murangira kandi aravuga ngo iki cyaha gikunze kugaragara nk'ahantu barega umuntu bamubeshyera ko yasambanije umwana, ugasanga abantu bari kuvuga ko umuntu runaka yasambanyije umukozi wo mu rugo utaruzuza imyaka y'ubukure. Ntabwo tuvuga ko ibi byaha bitabaho, bibaho, ariko hari ababyitwaza bakabeshyera abandi, ugasanga umugabo arashinjwa gusambanya umwana we. Yavuze ko iki cyaha gikunze kandi kugaragara mu bashakanye iyo umwe ashaka kwivuna undi cyangwa se kumwikiza bishingiye ku makimbirane y'imitungo, aho umwe ashaka kwikiza undi akavuga ati niba mufunga imyaka 20 azasanga umutungo narawigaruriye. Ahandi iki cyaha cyo kurega undi umubeshyera gikunze kugaragara ni hagati y'umusore n'inkumi bakundanaga.
Hari igihe usanga bari barumvikanye ku bana, hagira umubeshya undi mugenzi we akababara, uwo wababaye akaba yashaka ku buryo yakwiha kubwo guhemukirwa na mugenzi we, ugasanga aravuze ati kanaka yansambanije ku gahato. Ahandi iki cyaha kigaragara ni mu bijyanye n'ubujura, aho usanga nk'umukoresha ushaka kwikiza umukozi ku mpamvu zitandukanye amubeshyira ko yamwibye. Murangira ati ushobora gusanga umukoresha arimo umukozi amafaranga menshi, yarabuze uko amwishyura, akamurega ngo yibye, akamurega icyaha cy'ubujura. Hari n'ubwo abantu bakorana, umwe ashobora kubeshyira undi kugira ngo bamwirukane, noneho umwanya we aba ari wo ujyamo, cyangwa anamwihimureho kubera amakimbirane ashingiye ku kazi ku bantu bakorana. Murangira yavuze ko iyo hakozwe iperereza bagasanga hari abatanze ubuhamya bw'ibinyoma nabo bahanwa. Nta gitangaza ko ushobora kuza ku bugenzacyaha uje kurega bikarangira ari wowe ukurikiranywe, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo naje kurega none ninjye mufunze. Iturufu mu bashakanye bashaka amafaranga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwagaragaje ko abandi bantu bakunze kugaragara mu cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma ari abashakanye, aho umugabo n'umugore bashobora kugambanira undi mugabo. Murangira ati aho usanga abashakanye bumvikana, hakaba hari umuntu bashaka gukuraho amafaranga runaka, wenda baterese umwe muri bo, noneho bakumvikana, umwe akazaza akavuga ko sanze uwo muntu ashaka gusambanya mugenzi we bashakanye. Ibi ngo bigaragara cyane ku bashakanye bashaka kurya umuntu amafaranga, aho nk'umugabo ashobora kugambana n'umugore we, tuzabeshyire uriya mugabo ufite amafaranga kugira ngo tuyamurye, noneho niba mugiye kuryamana njye nzahita nza tumukoremo amafaranga kugira ngo tutamurega. Murangira yavuze ko iyo iki cyaha gikorewe umuntu ufite izina rikomeye, usanga yifuza gutanga amafaranga yose ashoboka kugira ngo izina rye ridahindana. Yasabye abakorerwa iki cyaha kugira umuhate n'umwete wo kurega, kuko iyo atabikoze usanga aba bantu bakomeza gukoresha ubu buryo mu kumurya amafaranga. Reka turebere hamwe mu babikoze batangiye guhanwa. Umwe mu bantu baherutse gukurikiranwa iki cyaha cyo kurega umuntu umubeshyira ni umukobwa wo mu karere ka Rubavu wareze umuyobozi w'umurenge amushinja kumukubita no kumukura iryinyo nyuma y'uko baryamanye. Mu kirego uyu mukobwa wakoraga mu kabari yatanze, yavuze ko gitifu yari amaze igihe amusaba ko baryamana, undi akabyanga, nyuma ko yaje kumufata adafite ibyangombwa by'uko yikingije, aramukubita amukura iryinyo. Dr Murangira yavuze ko mu iperereza RIB yakoze yasanze uyu mukobwa yarabeshyaga, aho yareze umuyobozi ku kagambane k'umukoresha we wo mu kabari wari wararakajwe nuko yagiye acibwa amafaranga menshi kubera kutubahiriza ingamba za COVID-19. Uyu nyiri kabari ngo yaje kurakara, arakarira uyu muyobozi, bituma anoza umugambi wo kumwikiza abinyujije muri uyu mukobwa. Kugeza ubu uyu mukobwa yamaze gutabwa muri yombi mu gihe uyu mukoresha we agishakishwa. Dr Murangira yagaragaje ko uretse kuba uwakoze ibi byaha afungwa, biteza n'izindi ngaruka zirimo inzangano mu miryango. Ati turasaba abanyarwanda kwirinda ibi byaha kuko ingaruka zirimo ari nyinshi. Uretse ku bijyanye n'ibihano byo kuba umuntu yafungwa, usanga ibi byaha bikurura inzangano hagati y'abantu, ugasanga harimo inzika cyangwa kwangana bidafite impamvu yumvikana bishingiyeho. Niba hari ukundi ubyumva, mwaduhamagara kuri nimero 079 08 58 217. Kandi niba mwakunze iki kiganiro, mwaduha comment, mugakora like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.